Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu beza. Aka kanya uri kutwumva hari icyo uri gukora kandi hari ahantu uri. Ndabizi neza ntashidikanya ko ejo uzatekereza icyo wakoraga uyu munsi. Bamwe bazicuza umwanya bataye uyu munsi, abandi bazabikomeza ko bifite umumaro. Ibyo rero bihuye n'ikiganiro cyacu tugiye kuganiraho uyu munsi. Uyu munsi ikiganiro cyacu kiravuga ngo ingeso 5 ziri kwangiza ejo hazaza hawe mu ibanga. Turarebera hamwe izo arizo, turareba n'ukuntu wazirinda. Turabizi neza ko buri muntu wese aba afite amahitamo ye ya buri munsi. Abantu benshi batekereza ko gutsinda cyangwa gutsindwa biterwa n'icyemezo kimwe gikomeye, ariko si ukuri. Ukuri ni uko ingeso zacu za buri munsi arizo zubaka ejo hazaza hacu. Hari ingeso zidafite ikintu zitwaye uyu munsi, ariko ko igihe kigenda gihita zigenda zangiza ubuzima, amafaranga, umubano n'inzozi zawe z'ejo hazaza. Tugiye kurebera hamwe ingeso 5 zangiza ejo hazaza hawe n'uburyo wazihagarika. Iya mbere, gusubika ibikorwa. Ni mu gihe usubika ibintu ugomba gukora kandi ubizi neza ko bigomba gukorwa ubu ngubu. Ibi ngibi bihuye neza nuko twatangiye tubivuga. Ni mu gihe nk'umuntu aba afite ikintu akaba yagiye gukora ariko akakireka akavuga ngo nzagikora ejo. Hano turifashisha urugero rw'umunyeshuri. Nk'umunyeshuri ufite ikizami ariko gusubiramo agafata umwanya akajya muri televiziyo, bikarangira agiye gukora ikizami atarigeze asubiramo kubera televiziyo. Nko gusubika gukora siporo. Kuri twe tuzi abantu benshi bamara igihe kinini bapanga gukora siporo ariko igihe cyagera agahita bisubika akavuga ngo nzabikora ejo. Gusubika gutangira umushinga. Ingaruka ni nyinshi zo gusubika ibikorwa. Kubura amahirwe mu byo ukora ni bimwe mu ngaruka zo gusubika ibikorwa. Gutsindwa mu byo ukora, guhorana stress, gutakarizwa icyizere n'abantu bakwizeraga. Hano hari inama z'ukuntu wabihagarika. Tangira ku kintu gitoya. Si ngombwa ngo nimba ugiye gukora umushinga ngo utangire ku mushinga munini. Tangira ku kantu gatoya. Koresha itegeko ry'iminota 5. Bavuga yuko nibura ugomba gufata iminota 5 ukitekerezaho, ugashyiraho igihe gihoraho ukagifata iminota 5 ukitekerezaho, nta bindi bintu urimo. Tekereza neza ibintu bikurangaza, ushakisha uburyo bijya kure. Ubushakashatsi twabukoreye mu gitabo cyitwa Atomic Habits cya James Clear. Iki gitabo kivuga ko impinduka nto zikorwa buri munsi zizana impinduka nini mu gihe kirekire. Impamvu ya kabiri tubona, kumara igihe kinini ku mbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga zifite akamaro, ariko kuzikoresha birenze urugero bishobora kugabanya ubushobozi bwo kwibanda ku kintu, guta igihe, gutuma wigereranya n'abandi no kukongerera stress. Imbuga nkoranyambaga zica abantu intege mu buryo bwinshi butandukanye. Kuri iki gihe zituma abantu bigereranya n'abandi bagendeye ku butunzi, bagendeye ku aho baturuka, bagendeye kuko basa. Ibyo byose uko bikomeza byiyongera buhoro buhoro birangira bibyaye indwara y'agahinda n'umuhangayiko. Ariko ibyo byose nubwo bibaho, kubihagarika birashoboka kandi biroroshye. Wowe ubwawe ukeneye gufata umwanya ukishyiraho igihe ntarengwa cyo kuzikoresha. Jya ku mbuga nkoranyambaga mu gihe ugiye kureba ibintu byigisha, kurikirana ibintu byigisha, funga ubutumwa butari ngombwa, soma ibitabo cyangwa wiga ubumenyi bushya. Kuri iyi ngingo ya kabiri twifashishije igitabo cyitwa Digital Minimalism cya Cal Newport. Inama kuri iyi ngingo ya kabiri, ikoranabuhanga rikugirira umumaro ho kukubera umuyobozi. Ingeso mbi ya gatatu, kutita ku buzima bwawe. Ubuzima bubi bugira ingaruka ku bindi byose. Nta kintu na kimwe ushobora gukora udafite ubuzima bwiza. Kudasinzira bihagije byangiza ubuzima uhereye ku bwonko. Bavuga ko umuntu udasinzira ahorana intege nkeya no mu kazi ntagatanga umusaruro uko bikwiye. Ku bantu bakunda kurya ibiryo bitunganyijwe mu buryo bwihuse cyangwa se fast food, ntabwo ari byiza cyane kubera ko utaba wizeye uburyo bitunganyijemo. N'ibiryo kuba utazi igipimo cy'ibyo bakoresheje, amavuta, umunyu n'ibindi. Udakora siporo, gukoresha cyane ibinyobwa birimo isukari nyinshi nabyo ntabwo ari byiza. Ingaruka zabyo: umunaniro, kubyibuha bikabije, umuvuduko w'amaraso, diyabete, indwara z'umutima. Ibyo byose uko wabyirinda: gusinzira nibura amasaha 7 cyangwa 8, kurya imboga n'imbuto nyinshi ni ingirakamaro, gukora siporo nibura iminota 30, kunywa amazi ahagije. Ubu bushakashatsi bwo twifashisha ibitabo bibiri, harimo igitabo cyitwa Why We Sleep cya Matthias Walker, How Not to Die cya Michel Greger. Ubuzima bwiza, ishoramari rikomeye kurusha ayandi yose. Isi igenda irushaho guhinduka buri munsi. Abantu badakomeza kwiga basigara inyuma y'amahirwe mashya. Aha bakomeza bavuga ko kwiga atari ukujya mu ishuri gusa byonyine. Kujya kwiga ni ukumenya ikintu gishyashya. Haranira kugira ikintu gishya umenya mu buzima. Niba ushaka kujyana n'isi uko ihinduka, ugomba kwiha intego ukavuga ngo mu gihe runaka ngomba kuba hari ikintu ntari nzi namenye. Ingaruka zo kutagira ikintu wiga cyangwa ngo ushake kumenya: kubura amahirwe y'akazi, kuguma ku rwego rumwe rudahinduka. Gusa ntabwo ubwonko bujya bubyihanganira. Ubwonko buguha amahitamo abiri gusa: kubukoresha wongeramo ibindi cyangwa ugatakaza ibyo bwari bufite. Kubura icyizere cyo guhangana n'ibibazo bishya. Uko ushobora kwivana muri ibi bibazo: nibura soma page 10 ku munsi. Haranira kugira ubumenyi wunguka buri mwaka. Kurikira ibiganiro byigisha. Wagerageza uko ubishoboye ugakurikirana amasomo yo kuri internet. Ibi twabikuye mu gitabo cyitwa The
7 Habits of Highly Effective People. Stephen Covey. Gukomeza kwiteza imbere ni urufunguzo rw'intsinzi. Ingeso ya 5, kugira inshuti cyangwa kubana n'abagukurura mu bibi. Abantu muhorana bagufasha kujya ku byiza cyangwa bakagusubiza mu bibi. Niba uhora uri kumwe n'abantu badafite intego, banga gukora, bamarira igihe cyabo mu bikorwa bidafite akamaro, nawe nta kabuza bigomba kukugiraho ingaruka. Gusa nubwo biri uko, kubihagarika birashoboka cyane. Wabihagarika ukora ibi bikurikira: shaka inshuti zifite intego nziza, iga ku bantu batsinze, jya mu matsinda agufasha gutera imbere, irinde abantu baguca intege. Ibi tubisanga mu gitabo cyitwa The Power of Positive Thinking cya Norman Vincent. Gutekereza neza no kugirana umubano mwiza n'abandi bifasha umuntu gutera imbere. Ntitwasoza tutababwiye ko ejo hazaza hawe ntihubakwa mu munsi umwe, hubakwa n'ibyo ukora buri munsi. Abatakora subscribe turabasaba kuyikora kugira ngo amakuru mujye muyabona mu ba mbere.